urubyiruko nicyo twita peer pressure, ubwo ni ikigare, ni ibintu bibiri bikunze kujyana dore ko imyaka yabo ibi bibemerera, ariko nanone iyo umuntu atabafashije kubikontorora neza birangira umwe yangiritse cyangwa se abikwima ingaruka zitari nziza. Kuri ubu ngubu impamvu ari kubivuga, uyu mukobwa ni umukobwa wa perezida wigeze kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu yitwa Sasha Obama, asanzwe ari umukobwa wa Barack Obama wabaye perezida wa Amerika wa 44. Yavugishije benshi rero nyuma yo kugaragara atumurita mu muhanda i Los Angeles, nyuma yuko mu mafoto yashyizwe hanze na Pegasus agaragara ari kumwe n'inshuti ze baganira bahererekanya itabi, ubona rwose atubura ntacyo yikanga, nta no kwikanga ko ari umwana wa perezida cyangwa se abantu baramufatira icyitegererezo kibi cyangwa se bakaba baharabika n'umuryango we. Ikinyamakuru cyanditse ko yari avuye mu birori, uyu mukobwa yari yambaye akenda ko hejuru gahisha amabere gusa ndetse n'ijipo ndende y'umukara nini kandi koko. Kuva uyu mafoto y'umukobwa yajya hanze, abamwe bagaragaje ko ari uburenganzira bwe, abandi bavuga ko yiganye inshuro ya se yose, dore ko cyane nawe yigeze kuvuga ko ari igihe yigeze kunywa itabi ku rwego rwo hejuru kugeza naho yamaraga amasegonda 50 ataribonye bikaba ikibazo. Obama w'imyaka 32 asaga muri 2009 yavuze ko nawe yanyoye itabi mu gihe cy'ubugimbi na nyuma amaze kurushinga n'uyu mugore we akaza kurireka ubwo yatangiraga ku rugendo rwo kwiyamamariza kuzayobora iyi Leta Yunze Ubumwe ya Amerika. Mu mwaka wa 2020 mu gitabo Obama yashize hanze yise A Promised Land, yagaragaje ko umukobwa we Maria Obama w'imyaka 25 ari mu bamufashije kureka kunywa itabi. Uyu mukobwa kandi akaba ari n'imfura ye. Urumva imfura ye yigeze kumubuza cyangwa se kumufasha kuba yareka kunywa itabi, dore ko yari atangiye urugendo rwo kuba perezida. Obama kandi yayoboye kuva muri 2009 kugeza 2017, hafi imyaka 8 yose, dore ko ariyo hariya muri Leta Zunze Ubumwe mu perezida ayobora manda ebyiri, buri yose igizwe n'imyaka 4. Sasha Obama imyaka 20 na mukuru we Maria Michelle Obama mu minsi ishize akaba ari mama wabo, yagaragaje ko baheruka kwimukira mu mujyi wa Los Angeles nyuma yo gusoza kaminuza. Kuva bakwimukira muri uyu mujyi ibintu byarahindutse, abakobwa bahora mu birori, bahora mu mashow, kandi bakunze kugaragara bari kumwe basohokanye n'inshuti zabo, bari mu kigare, bari kumwe ibyo babonye byose, kandi icyo gihe baba bari kumwe n'ibyamamare byinshi. Mu masaha ya mu gitondo rero ubwo baba batashye nibwo babafotora basinze batazi n'ibiri kujya mbere. Ubwo baheruka ubushize bagaragaye bari kumwe n'icyamamare Drake, icyo gihe hari mu kabyiniro kitwa Bird Street Club. Uwo ni Sasha Obama ubyibushye uri kumwe gatabi rwose, ubona ko ntacyo bimubwiye, ari nawe ucura umuryango kwa Barack Obama. Wabona ubwiza bwe uko ateye ntihatekereza ko kuri ibi bintu. Hasta la vista. Akoba ni mushije makeya, komeza ukorera subscribe, like, share, hanyuma tujye tubana every day, every single moment.